So murakoze cyane muri studio za Kabagema TV, tukaba turagarutse. Turabashimiye mwebwe muhora hafi yacu, mwebwe muduhereza dushimiye abantu bagenda baduhereza content cyangwa se bagenda baduhereza amakuru atandukanye yo hirya no hino, batubwira uko bari kubona isi uko imeze nuko byaba bihagaze hirya no hino ku isi. Nibisanzwe rero ngewe ni Kabagema Isaie Dieudonné, TV na yindi ni Kabagema TV. Muzi ko muri inshuti z'akadasohoka, muzi ko tubagezaho amakuru agiye atandukanye cyane cyane yo muri Congo, muri Canada hano duherereye. Byaba na ngombwa tukabagezaho amakuru y'ibintu bisa nkaho bidasanzwe twagiye tubona hirya no hino ku isi. Mbere yo kugira ngo dutangire, reka dusuze abantu bari i Burundi, abantu bari muri Kenya, abantu bari muri Tanzania, abantu bari muri Congo muri rusange hose. Katwihanganisha n'abantu bagize kuba bahuye n'ikibazo cyo gutsindwa bari mu burasirazuba bwako, bari muri Congo muri rusange, abari mu byago mu burasirazuba bwa Congo n'imvura igihita nabyo bizarangira, kandi ngo nta mahoro yo mu isi tuzabona yo mu ijuru. Kadusuza abantu bari muri Amerika, bari muri Canada hano mperereye, cyane cyane abantu bari Halifax, abantu bari Vancouver, harimo uwo bita Nziza turamusuhuje. Dusuje n'abantu bari Australia, abantu bari Australia turabasuje cyane. Ni kubera iki ngarutse rero aka kanya uyu munsi muri Pays de Grand Lac. Uyu munsi muri Pays de Grand Lac hagaragaye ibintu bidasanzwe. Ibintu byagaragaye rero muri Pays de Grand Lac ni biki? Hari ibintu bisigaye bibaho muri iyi minsi abantu bakabyita ko ari ibihe bya nyuma, cyangwa se akaba ari ijambo rimenyerewe ku buryo abantu basa nkaho bariciye amazi. Ariko wabona ibintu biri kugenda biba cyangwa se byagenda bigaragara rimwe kabiri, abantu bakagenda bavuga ati ibi bintu ntabwo bisanzwe. Ntarajya kuri iyi nkuru y'ibintu byagiye bigaragara hirya no hino, reka mbibutse imwe mu nkuru yabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho byabereye muri Los Angeles muri California. Muzi ko California, iyo bavuze California baravuga ngo big money, big industry, big ibintu byose biba ari big citizenship, byose bari big. Muzi ko mu minsi yashize mwabonye ko Los Angeles cyangwa se muri Hollywood yahiye, bagahita bavuga ati mu bigaragara Imana irimo arahana bari abantu kugira ngo irebe ko nibura bakwihana. Muzajye kuri Kabagema TV, iyo nkuru twayikozeho. Iki ni ikintu rero cyaje kugaragara ni igiki? Ikintu cyagaragaye ni izuba ryabaye umutuku. Izuba ryabaye umutuku. Ngiye ni nk'inkuru yenda nagiye kubabwira mu minsi ishize ku itariki, reka mbirebe ku itariki ya 10 na kangahe, mumbabarira akanya gatoya, mwihangane, reka ndebe ku itariki, mu kwezi kwa munane, ku itariki hari kuwa mbere, ku itariki ya 4, umwaka ni uyu nguyu turimo, hari saa moya z'igitondo. Cyo genda byibuka hari samedi, urabona 7:15 am. Hano ukuntu hateye, hari igihe mu gitondo ukwezi kuba kugihari, urumva hari igihe ukwezi kuba kugihari. Ngewe narasohotse hari dimanche, ndasohoka ngiye ahantu ngiye kureba, mbona ukwezi, kuko mu gitondo kuba gusa nkaho kurimo kugenda, mbona ukwezi kwabaye umutuku. Sinabyitaho, bitafata ifoto, nubwo ntayifashe neza, ndagerageza nyibereke. Murabona ko hano ni hafi n'umugezi. Abantu bari hano muri Canada baraza kubyibonera neza, cyangwa se bari hano St. John. Iyo urebye ino foto urabona ukuntu ni ukwezi kuri umutuku yenda. Noneho iyo urebye hano hasi mu mazu aho ukwezi kuri kurasira, urabona ko hasa n'umutuku, harasa n'umutuku. Wenda ni mu bireba neza, mu byitegereze, abantu bari kuri Kabagema TV mu birebe neza. Kubera iki ngarutse kuri ino nkuru rero? Ngewe narabibonye bitafata iyi foto, ndikomereza, ndavuga yenda ndaza kuyikoraho inkuru, ariko mbona ari ibintu bisa nkaho bidashamaje. Uyu munsi rero turi tariki 9, ariko ejo ku itariki 10, ejo ku itariki 8 na 7, bereye ku itariki 7 mu gihugu cya Kenya hagaragaye ukwezi kwahindutse umutuku.
mu bigaragara bamwe bari kugenda babyitiranya ko ngo impamvu ngo ukwezi kwahindutse ngo umutuku ngo ni uko ari izuba riri kurwana n'ukwezi nk'uko byagiye babitubwira mu bihe byashize, ariko uko ubwenge bwacu bugenda busobanuka bugenda buduhishurira ko na Bibiliya yigeze ivuga kuri ibi bintu, ntago ariko abasiyantifike bajya kubidusobanurira bakatubwira ko ngo ari uburyo buri siyanse, isi ijya ibaho, habaho impinduka z'ibihe, habaho kuba ukwezi kwarwana izuba ryarwana n'ukwezi, ukwezi kukarwana n'izuba, ngo izuba rikaza gutsinda ukwezi so ni ibintu bagiye bagenda batubwira, ariko iyo ushize mu bwonko bwawe ukareba isi cyangwa n'uko umuntu agenda aba mukuru niko agenda asobanukirwa. Tutarakomeza ngo mbabwire n'ahandi hantu byagaragaye, reka mbasubize mu bihe byashize. Ndabyibuka mu myaka ishize, yenda nk'imyaka 10 cyangwa 15 ishize cyangwa nka 18, ndumva harabaye icyo bita ngo nubwira kabiri. Icyo gihe ndumva bwarabaga ari ku manywa, ugasanga ku manywa hahise haba umwijima, bitandukanye n'ubu ngubu haza ukwezi k'umutuku, ugasanga ku manywa ari nka 3, 4, 5 ka kazuba keza kameze neza ka mu gitondo karimo gatangira kuva, hagahita haza ikintu cy'igihu kigapfuka, twebwe tugafata amabase tukayashyira hasi tukabireberamo turi kubona ukwezi kurimo kugenda kunyeganyega. Aho ngereye hano muri Canada habayeho n'ubwira kabiri, ndumva bwarabaye hari gushira nk'amezi 8, ntago ubwo bwira kabiri bwarabaye, haza umwijima wita bwira, ndetse twebwe hano muri Canada kubera ko bateye imbere, hari amarinete agurishwa hano muri iki gihugu cya Canada ku buryo ujya kureba ubwira kabiri ndetse ukanararama ukareba mu kirere kugira ngo urebe neza ubwo bwira kabiri, kuko uba wambaye amarinete yabugenewe. Ibyo tubireke, ibyo nabonye byo ntabwo ikirere kirasa neza, bwije nk'uko bisanzwe cyangwa se ukwezi kwaje nk'uko bisanzwe, ariko kukaza ari umutuku. Kwajya no kurenga muzi ko ukwezi kuza hagati ya 1:00 na 2:00 z'umugoroba cyangwa se 1:00 n'igice gutyo, mu gitondo kare kukarenga hafi 10:00, 11:00 cyangwa 12:00 ku bantu bazindutse nibwo bakubona kurimo kurarenga. Ariko ubu ngubu nakubonye ngewe kubera ko aribwo nari mbibonye hari kuri iyo tariki nababwiye mbere, kwabonetse ari ku cyumweru mu gitondo 1:15 kurimo kurenga, mpita mbona byabaye nk'umutuku, biraba ngombwa ko nanjye mfata iyo foto. Mbere yo kugira ngo mbereke ahandi byabereye mu Burundi, reka mbanze some kino gice cyo muri Matayo, muri Luka igice cya 21:25 haravuga ngo, kandi hazaba ibimenyetso ku zuba no ku kwezi no ku nyenyeri, kandi no hasi amahanga azababara, bumirwe bumvise inyanja n'umuraba bihorera, abantu bazagushwa igihumura n'ubwoba no kwibwira ibyenda kuba mu isi, kuko imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Ubwo nibwo bazabona Umwana w'umuntu aje mu gicu afite imbaraga n'ubwiza bwinshi. Nuko ibyo nibitangira kubaho, muzararame mwubure imitwe yanyu, kuko gucungurwa kwanyu kuzaba kwenda gusohora. Kuba nasoma Bibiliya, abantu benshi tuba twibesha ko tuba mu isi twenda twatwitse, twagiye YouTube, twagiye Instagram, twagiye TikTok, twageze, ariko byose Imana itakubyukije ntabwo byakunda. Ubu nitubona bibaye tuzararame, kuko ibihe bizaba byahindutse. Rero abasiyantifike bo hano Bibiliya yatubwiye ngo tuzagira ubwoba, ariko abasiyantifike bo iyo batubwiye baratubwira ngo ni ibihe bisanzwe, ngo mu myaka y'ibihumbi, ngo mu myaka 100 cyangwa 1000 ngo yashize ngo byigeze kubaho. Ni ukugira ngo batumare ubwoba, tute kwibuka ko ibihe biri kugenda cyangwa byahindutse. Mwibuke ko Abashinwa bo bageze ku rwego rw'uko batekereza ko hari igihe izuba rizazima, bakoze izuba riri artificial. Niyo mpamvu tubihuza tukahita tubirebera hamwe. Tureke guta ubwenge inshuti zanjye, no kugira ngo kuri Kabagema TV tujye tuganira ibintu by'ubwenge kandi twese duhurije hamwe muri rusange. So reka turebe ngo mu Burundi ho byagenze gute. Mu Burundi rero ho byageze ku rundi rwego. Ku Burundi byageze ku rundi rwego.
mu Burundi ho ifoto ihari ni uko yari imeze gutya, muyirebe neza kuri Kabagema TV, ifoto yari ihari nuko byari bimeze gutya. Iyi foto ni uko izuba nako ukwezi kwari kwabaye umutuku nyamutuku. Ukwezi kwari kwabaye iki? Ukwezi kwari kwabaye umutuku nyamutuku. Bivuze ngo rero kuba ukwezi kwari kwabaye umutuku muri Kenya bikaba byari byabaye umutuku, niyo mpamvu nanjye nkimara gusoma zino nkuru zabereye mu Burundi no muri Kenya no mu Rwanda bigaragare ko babibonye nubwo ntabibonye, byose binyibutsa yuko nanjye hano ku itariki 10 naberetse hano mu kwezi kwa munane nanjye nabibonye. So rero mu bigaragara ni uko ibintu bisa nkaho biri kugenda bitwereka ibintu bikomeye. Niyo narebye icyizere cy'isi cyangwa se muri rusange, murebe n'intambara ziri kugenda zivuka, murebe intambara zavutse muri Qatar aho Israel yateye ibisasu muri Qatar, murebe intambara ziri muri Congo, murebe ziri muri Ukraine, murebe izivuka muri Sahel. Mwibuke ko n'intambara zatangiye kuvuka mu gihugu muri Tigray muri Ethiopia. Mwibuke n'ahandi hari inkuru z'ibihuha zigiye zitandukanye, mwibuke n'ibyo bihe byagiye bitandukanye bitambutse. So jewe abari mu buryo bwo kugira ngo kuri Kabagema TV tujye twiganira utuntu n'utundi kugira ngo dukanguke, tureke gusinziriza ubwenge, tuve mu bintu byenda byo kuvuga ngo twatwitse, twarebye show zagiye zitandukana, aho ari kugira ngo tunarebe utuntu dutandukanye turi hirya no hino. So nasoza rero ndi kwifuriza abantu bari ku kazi mugira akazi keza, abari gushaka amafaranga mugira amahirwe, abari gusenga mukomeze musenge mushikamye, abari mu byago nk'uko bivuga ngo tubabarane n'abababaye twishimane n'abishimye, tubifurije kugubwa neza, tubifurije kugira ibihe byiza. Icyo tubasaba kuri Kabagema TV nk'ibisanzwe, mukore subscribe, mukore share, mukore like, mukore na comment kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi tubagezeho ibitekerezo byiza kandi bisobanutse. So murakoze cyane rero, turabakunda. Ciao ciao, Imana ibarinde.